ni byiza. Rero nk'uko umutwe uvuga yuko twacunguwe kugira ngo dukorere uwaducunguye, haleluya, ibi bitwereka yuko ntabwo ushobora kuzakwepera gukorera umucunguzi, kubera yuko muri iyi si duhamagariwe kumukorera, ndetse no mu ijuru tuzakomeza kumukorera. Abantu bibaza ngo mu ijuru ni ukuryama ibitotsi bidafite iherezo, baribeshya cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turebe mu ijuru ibidutegereje. Mbere yuko tureba ibidutegereje, hari umuntu yitwa Bossuet, Jacques Benigne Bossuet, wabaye mu kinyejana cya 10, yavutse 1627, avukira i Paris, apfa 1704. Yaravuze ngo la piété est le tout de l'homme. La piété est le tout de l'homme. Ngo kubaha Imana ngo nibyo byose by'umuntu. Ngo ibintu byose by'umuntu byakabaye kubaha Imana. Murumva niko uyu muntu yavuze. Ari umuntu w'umunyabwenge. Amen. Jacques Benigne Bossuet. Mwabyumvise? Amen. Ngo la piété c'est le tout de l'homme. Yavutse mu muryango wa magistrat. Nibwo yagize imikurire y'ahantu h'abanyabwe. Papa mama bari abamagistrat. Abamagistrat mu kinyejana cya 17, 18. Amen. Haleluya. Ariko yagiye yiga niyobokamana, bamusengera no kuba padiri. Umva niyo mpamvu yavuze ibyo. Amen. Hanyuma akaba yarahawe kuba urera mu buryo bwo kumubakamo iby'ubwenge umwana w'umwami w'Abafaransa yitwa Louis XIV, imyaka 10, yita precepteur. Babyumvise? Uvuga ngo abami b'icyo gihe bafataga abana babo bakabaha umuntu uzabarera, niyo bita precepteur, niyo bita preceptora. Nka tuvuge Alexandre le Grand, uriya marayika Gabriel yahanuye ko azafata isi yose avuye mu Bugiriki muri Makedonia. Ise yitwa Philippe yahaye umwana we Alexandre le Grand philosophe Aristote. Aristote niwe yamureze. Nuvuga ngo icyo yabaye cyo, urumva ko Aristote niwe yamuformye. Uyu rero Bossuet mubise ko yavuze la piété c'est le tout de l'homme, nuvuga ngo kubaha Imana nibyo byose byakagize umuntu. Mwabyumvise? Kubaha Imana byakabaye byose byakagize umuntu. Mu kuvuga bisunikwe no kubaha Imana, mu mitekerereze kubaha Imana, mu mikorere kubaha Imana, mu bisanzwe. Imana ishimwe. Noneho turere rero mu ijuru rero ko ntabwo tuzagenda kuryama. Ibyahishwe Yohana 22:3-4. Dore rero ibigutegereje wowe nujya mu ijuru. Ntabwo uzaba ugiye kuryama. Nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo.
kandi imbata zayo zizayikorera, zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Amen. Imbata zazo ni bande? Ni abera. Ngo bazagira gute? None se bazakora iki? Ni ukuvuga ngo naho hari imirimo uzayihungira yese. Gusa itandukanizo ry'imirimo tuzakora mu ijuru n'imirimo dukora muri iyi si mu gukorera Imana, iriya mirimo yo mu ijuru nta mihati irimo. Iyo ni itandukanizo gusa. Twebwe gukorera Imana hano hari imihati. Ariko mu ijuru ni imirimo iri mu bwiza bw'Imana, ntabwo ari imihati. Wayibise? Ntabwo bidusaba kuvunika. Wayibise? Ruango Abakorinto wa mbere 15:58 bitandukanye n'ibesho 22:3-4 kubyekera imihati. Hano dukorera Imana byitwa imihati, kuko ntabwo byoroshye, ariko kuko hari umwanzi uturwanya. Ariko mu ijuru tuzakorera Imana, amen, muri plenitude y'ubushake bw'Imana. Nta na Satani ahari ngo aturwanye, nta na kamere ihari, ariko nahariya tuzakorera Imana. None se wowe uzahungirayo gukorera Imana? Niyo mpamvu navuze umutwe w'isomo ry'uno munsi, twaracunguwe dukorere waducunguye, haba muri iyi si, haba no mu ijuru. Nahariya tuzamukorera, gusa ntabwo bizitwa imihati. Ibyo mubyandike. No mu ijuru tuzamukorera umucunguzi, Imana yacu, ariko ntabwo bituruka mu mihati. Ariko muri iyi si kubera kamere na Satani, sibyo, ni ngombwa tugiye kujya mu mihati, sibyo? Amen. Haleluya. Haleluya. Sibyo turavuga se mihati. Kuko urabona Bibiliya itubwira twege abakorera Imana muri iyi si, iratubwira igihe cyose ngo efforcez-vous, mwihate, kuko hariho ibiturwanya. Hari kamere idashaka gukorera Imana, hari Satani n'abadayimoni be, hari n'iyi si. Ibi byose rero birarwanya iyo volonté, ubwo bushake bwo gukorera Imana. Ariko mu ijuru rero ibyo bintu bitatu ntibihari. Nta kamere izaba ihari, isi yanga Imana ntizaba ihari, na Satani umwanzi w'Imana ntazaba ahari. Rero tuzayikorera rero mu yindi dimension, amen, y'urukundo ruhebuje. Tuza turi mu bushake busesuye bw'Imana, nta byo guhatiriza. Imana ishimwe. Rero je voulais décourager, nshaka guca intege aho bibaza ko mu ijuru bazaryama, nabo bazakorera Imana. Niyo mpamvu tukwiye gutangira kwikorera hano, ko tuzakomereza no mu ijuru. Imana ishimwe. Ariko hari ikintu dushaka kureba. Rero korera Imana n'umutima ukunze. Imana ishimwe. Rero ikintu gikuru cyo kumenya ni iki? Mu Gifaransa hari ijambo ryitwa enthousiasme ni na obéissance. Hari abantu bazana enthousiasme mu gukorera Imana. Imana ni gusaba enthousiasme. Azero kuvuga ngo ni bya bintu by'ishyaka riri aho ridavuma imizi mu kubaha Imana, sibyo? Ngo Dieu n'exige pas l'enthousiasme mais l'obéissance. Imana igusaba enthousiasme, igusaba kumvira. Ntabwo gisaba ngo uhaguruke dukorera Imana turahagurutse. Bisaba ko byose bikwiye kuvomwa mu kubaha Imana. Enthousiasme wayumvise? Amen. Haleluya. Ushobora kugira enthousiasme nta kubaha Imana. Nibyo bindi bihita bihinduka iki? Bihita bihinduka
ibintu c'est comme un show quoi. Ibintu byo kwiyerekana. Ntabwo Imana idusaba enthousiasme, non. Idusaba obéissance, kumvira Imana. Obéissance et la fidélité à son alliance. Isaba kuba Imana no kuba umwizerwa mu isezerano ryayo. Mugiye kubitandukanya. Isaba kuba Imana n'ubwizerwa mu isezerano ryayo. Ntabwo igusaba enthousiasme. Non. Enthousiasme buriya ntabwo bifite umusingi nyawo Imana ishaka. Imana ishaka ko imirimo tuyikorera ikwiye kuba ishingiye mu kubaha Imana no mu bwizerwa mu isezerano ryayo. Ntabwo ari enthousiasme. Kubera iki? Kuko enthousiasme iyo urebye ibintu amaherezo nta kubaha Imana byubatse. Enthousiasme amaherezo ntabwo izana ikintu cyubaha Imana. D'ailleurs izana iki? Izana n'amakompetisiyo, izana n'amarushanwa ava muri kamere. Donc Dieu ne nous exige pas l'enthousiasme, de l'enthousiasme, mais de l'obéissance et de la fidélité à son alliance. Imana dusaba kubaha Imana n'ubwizerwa mu isezerano, nibyo moteur, nibyo bikwiye gusunika gukorera Imana kwacu. Ntabwo ari enthousiasme. Sibyo? Enthousiasme ahiri imera nka umuriro uba mu muyaga, ukanyura ahantu ugasanga ibyatsi hahiye utwe hejuru, ariko ntabwo byatwitse. Iyo ni enthousiasme. Abakozi Imana benshi bayobozi b'amatorero bajya bashukwa no kubona enthousiasme y'abantu ati uriya niwe koko. Kumbe ni enthousiasme gusa, ariko nta obéissance ihari, nta fidélité ku ijambo ry'Imana. Bakaza bari disappointed, bakaba déçus, bagasanga baribeshye ku bantu. Cyane cyane y'abantu bavuye mu yandi matorero bakaza mu itorero rishya, bazana ibyo bintu bya enthousiasme ariko itariyo, nta fondement bifite. Kumbe uwo muntu nakuba Imana kuba muri we, mwo mukareba gusa enthousiasme. Enthousiasme irashukana. Mwabyumvise? Irashukana kuko ntago yubakise kukubaha Imana. Abantu rero benshi rero aba leaders mu matorero iyo badafite discernement ngo bayishurirwe ibintu bifite authenticité, ibintu by'umwimerere, bashukwa n'umuntu azana enthousiasme menshi. Ati ndaje nigewe. Hanyuma mukamushyira mu mirimo yaye agakora amadega. Kubera iki? Nta kubaha Imana kuba muri we. Ntabwo ari n'umwizerwa mu isezerano ry'Imana. Urumva rero enthousiasme ntabwo isimbura kubaha Imana. Obéissance. Amen. Ushobora kugira enthousiasme ivuga butumwa iterane mugena hariya guhamya, ariko mu gihe enthousiasme itari mu mutima ubaha Imana kandi umutima ubwizerwa, bibyara ikibazo amaherezo. Amen. Ibintu byubaka umurimo w'Imana mbere na mbere no kubaha Imana. Bya bintu bibiri twavuze kare, kubaha Imana no gutinya Imana, ibyo nibyo byubaka umurimo w'Imana. Na ibindi byose ni wa muriro uza ugapyu uri kumwe n'umuyaga, bajya kureba ibyo watwitse ukabibura. Byatwise twatsi two hejuru. Rero muzajye mwirinda umuriro nk'uwo hejuru witwa enthousiasme. Nibyo byezere mu bantu benshi, tura jeunesse. Wayumvise? Barashaka baririmbira Imana, barashaka bavuga ubutumwa, ariko bajya kureba mu buzima bwabo unapopekuwa, ugiye kure ugasanga nta kubaha Imana kuri muri bo, nta no gutinya Imana. Amen. Iyo rero mukwiye kubyirinda, ntabwo ari byo. Amen. Haleluya. Hari ikintu mukwiye kwirinda. Ese murankurikira? Ikintu mukwiye kwirinda ni iki? Uno munsi teme dufite, topic dufite
ni ugukorera uwaducunguye na nicyo yaducunguriye, ko twumvise ko no mu ijuru tuzamukorera. Rero tukiye kwirinda iki? Enthusiasme, kuko ntabwo ari Imana idusaba, idusaba obeissance, kuyumvira, na fidelite, ubwizerwa mu isezerano. Ikindi mukwiye kwirinda ni ikintu bita temerite. Ndaza kubasobanurira temerite. Être téméraire ni kuvuga iki? Temerite ni ubushizi bw'amanga mu kavuyo. Uriya muntu wese arashira amanga, afite courage, sibyo? Ariko nta wisdom birimo, nta bwenge burimo, na order birimo, ni mukavuyo. Abantu ngabo ntabwo murabona. Mumaze kubabona cyangwa babona? Mumaze kubabona? Dore uko badefinisa temerite, ngo disposition à oser. Icyo mu mugaya umuntu temerera afite temerite, ntabwo ari uko aturuka guhaguruka, sibyo? Ibyo arabifite. Okay? Entreprendre, abafite ibintu byinshi cyane, muraguruka, duhaguruke rwose, dukore gutya, dupange gahunda, mu kwezi kumwe tuzafata Kigali, tuyizanire Yesu, no mu Mutara tujyeyo, n'ibiki byose, kandi ukabona ko yatanze umwanya, arahagurutse koko, sibyo? Disposition à oser, il ose, oui, entreprendre. Ariko problème ihari ni sans réflexion, sans prudence. Ntabwo tekereza, ntari na prudent. Ntabwo azi ko muri cadre y'umurimo w'Imana hari umwanzi turifite. Wanyumvise? Rero hamwe n'icyo kiriho, duhaguruke, tukiye no kugira strategy, tugatekereza, tukabisengera, tugatuza kwanza imbere y'Imana. Ibyo rero umuntu rero temerere ntagira ibyo. Mu ijambo rimwe rero rya Kinyarwanda rya nyacyo, umuhubutsi. Mubyandike. Guhubuka ntabwo bikwiye kuba muri w'Imana. Umutemerere n'umuhubutsi. Temerere n'umuhubutsi. Agahubuka gusa. Kubera ko byamufasha ako kanya ibyo birwara. Ibyo birwara bya temerite. Haguruka. Mwumvise? Abuze iki? Abuze gutuza no gutekereza. Prudence na réflexion. Ntabwo atekereza. Ibyo rero ntabwo ari byo abantu benshi bazi. Abantu bitiranya temerite na foi. Bitiranya la témérité et la foi. Iyo abonye umuntu nk'uyu ngo afite kwizera, kandi si byo. Afite temerite mais ntafite foi. Kuko kwizera gufite definition yako, mwabisu. Kuva mu mizi mu byasezeranywe. Ijambo ry'Imana, kandi ujambo ry'Imana ngo rifite ubwenge bwose. Imana ishimwe cyane. Rero muzajye mumenya rero abantu kugira ngo mumenye ibyabo, hanyuma muevite amadega mu murimo w'Imana. Imana ishimwe. Gukorera Imana ni byiza rero, nicyo twacunguriwe, ko twabonye ko no mu ijuru tuzayikorera. Ariko tukwiye kwitondera ibintu rimwe na bimwe. Imana ishimwe. Amen. Mu kwanzura rero, ese hari umuntu n'umwe mu itorero yavuga ngo yewe byanguye gukorera Imana? Bishobora kumugora imirimo y'ukwizera, kuko isaba risque n'ubutware. Ariko imirimo yo gukorera Imana, uwo ari we wese yitirwa Imana akwiye kuyikora, kuko ntawe gusaba kwizera, ni gusaba effort, ni gusaba ubutware. Sibyo? None kubera iki imirimo itaboneka mu itorero? Kubera iki? Kubera iki iyo mirimo yo kubaha Imana nk'iya Korneliyo itaboneka? Igisubizo twakibonye. Imana yabajije muri Malaki ngo nimba ndi so, icyubahiro mu ngomba kirihe? Nimba ndi shobuja, igitinyo mu ngomba
kirihe. N'ibyo bibuze rero, habuze kubaha Imana, habuze n'igitinyiro. Ibyo nibyo bibyara ya mirimo bita mu Giswahili matendo ya uchamungu, imirimo yo kubaha Imana. Rero abantu ntago bafite icyo kwireguza kuri wa munsi, kuko imirimo yo kubaha Imana ntago isaba ubutwari, bisaba ko iyo Mana koko ari papa, umugomba icyo cyubahiro, ubaye so na nyoko. Bipfa ko iyo Mana ari shobuja, databuja, master, rabi, uyigomba igitinyiro. Ibyo byombi bituma ukora imirimo. Imana ishimwe. Ariko rero twaguye muri rya jambo riri muri Yesaya igice cya mbere cyose ngo ubwoko bunyubahisha iminwa ariko imitima yabwo iri kure yanjye. Twabaye abantu bafite Imana ku rurimi gusa, ariko imitima yuzuyemo iby'isi n'amarari, ibyo dushaka kugeraho nta bindi. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Kadufate uyu mwanya, erega nta kurambirwa. Wa gatatu twawurekeye Imana kugira ngo twige kandi dusenge. Niyo mpamvu twavuze ngo ntago muza mu masengesho gusa, muza mu ishuri ryo kwizera. Nibyo Imana iratubwira. Kwiza kudafite imirimo kuba upfuye. Niyo mpamvu tuzagaruka igihe cyose kubyerekeye kwizera kubyara imirimo. None twumvise ko hari imirimo ituruka gusa ko Imana tuyifitiye icyubahiro, tuyubaha, tukayigirira igitinyiro. Ibyo bituma tuyikorera. Mu kwanzura ibyo twize, dusome Yesaya 29 umurongo wa 13. Niturangiza ndababwira ahandi dusoma. Yesaya 29:13. Umwami aravuga ati, kuko aba bantu banyegera bakanyubahisha akanwa kabo n'iminwa yabo, ariko imitima yabo bakayinshyira kure, no kubaha banyubaha akaba ari itegeko ry'abantu bigishijwe. Amen. Imana igaya Abisirayeli bagaya iki? Ngo bayubahisha iminwa akanwa kabo, ngo la bouche et les lèvres. Magambo banyubahisha ururimi, ariko imitima iri kure yanjye. Ngo niyo mpamvu ibyo bigisha ubwabyo ntabwo ari amagambo yanjye, ahubwo bigisha iki? Amategeko yabo, tradition humaine. Kuko amategeko y'abantu ntabwo abyara wa mutima mwiza ubaha Imana, utinya Imana. Kuko umutima utinya Imana, ubaha Imana, bibyarwa n'ijambo ry'Imana. Amen. None bo bahinduye ijambo ry'Imana, barisimbuza amategeko yabo, ibyo Imana itavuze. Aho ni musano rya kera. None twebwe turi musano rishya. Yesu twumve nawe ibyo yavuze ashingiye ku byo Yesaya yavuze. Mumenye ko hagati ya Yesu na Yesaya hari ibinyenjana 8. Yesu yaje ibinyenjana 8, Yesaya yaravuze aya magambo. Matthieu 15:8. Jésus va reprendre ces paroles d'Esaïe. Yesu araza kongera kuvuga aya magambo ya Yesaya. Bivuga ngo ntabwo ari amagambo y'isano rya kera gusa, ari valable n'umunsi. Aracyafite imbaraga y'umunsi. Aracyabwirwa itorero ry'Imana nk'uko yabwiye Abisirayeli icyo gihe. Ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Amen. Yumvise? Komeza. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Amen. Voilà. Icyo kibazo. Uko ijambo ry'Imana ridafunguye rizima, ribyara umutima wubaha Imana kandi utinya Imana. Ijambo ry'Imana turisimbuje ibyacu,
amategeko yacu, ibitekerezo byacu, ibyo ntabwo bihindura umutima, ntabwo bibyara ubwoko bufite ishyaka ry'imirimo myiza igaragaza kubaha Imana no gutinya Imana. Rero Imana rero iturinde kumera gutyo, nitube abantu bayivuga ku rurimi, akanwa kacu kakavuga Imana, kakaririmba Imana, kakabwiriza Imana, ariko imitima yacu iri kure yayo. Rero nimba twaracunguwe kugira ngo dukorere Imana yaducunguye, birasaba ko dutunga imitima iri authentique, imitima y'umwimerere, imitima yuzuyemo cyubahiro cy'Imana n'igitinyiro cyayo. Naho ubundi ibyabaye ku Bisirayeli, ibyo bagahwe, natwe Imana izatugaya, tuzahinduka bamagambo. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana yacunguye abantu ntibabe ubwoko bw'ingumba mu byo gukorera Imana. Ingumba ni ukuvuga iki? Kutabyara, sibyo? Spiritually barren. Barren ni sterile mu Cyongereza. Spiritually barren. Kuvuga ngo abantu b'ingumba mu buryo bw'umwuka batabyara imirimo igaragaza ko Imana bayubashye, ko Imana bayitinya. Amen. Nk'uko ari ubugumba bwo mu mubiri, haba n'ubugumba bwo mu mwuka. Amen. Haleluya. Nk'uko ari ubugumba bwo mu mubiri, hari n'ubugumba bwo mu mwuka. Ijambo ry'Imana rero uyu munsi rituvure ubugumba bwo mu mwuka. Amen. Ko Petero aravuga ngo kwizera ubwenge, kwizera mukomeze ubwenge, ubwenge mukomeze ingeso nziza. Murabibona? Mubone kwa kabiri wa Petero. Hanyuma ngo ibyo bintu nibiba muri mwe bigwiriye bizabarinda ubugumba. Bivuga ngo rero hari ibintu bidutera ubugumba, kuko ijambo ry'Imana ntabwo turiho umwanya mu mitima yacu. Ko twumvise ko Imana ivuga ngo ubu bwoko bunyubahisha iminwa n'ururimi gusa, ariko imitima yabo iri kure yanjye, ngo ibyo bigisha n'amategeko y'abantu, ntabwo ari ijambo ryanjye, des traditions humaines, amategeko y'abantu, iby'ubwenge bw'abantu, bakabisimbuza ijambo ry'Imana, rigasimburwa n'ibitekerezo byabo. Ntabwo bizabyara rero ubwoko bugwiza imirimo yo kubaha Imana no gutinya Imana. Ntibishoboka. Amen. Bazahinduka nk'idini gusa cyangwa club y'abantu baraho. Reka mbisubiremo kandi ko turiho turasoza. Iri jambo turisanze mu Isezerano rya kera muri Yesaya 29:13, twongera kurisanga mu Isezerano rishya muri Matayo 15:8, no muri Marko waribona. Ko ni amagambo Yesu Kristo, amen, yafashe ya Yesaya noneho ayazana no mu gihe cy'Isezerano rishya. Bivuga ngo rero iriya ndwara yafashe Abisirayeli mu Isezerano rya kera, amen, haleluya, niyo dusanze yafashe n'abakristu mu Isezerano rishya. Dufite amagambo menshi tuvuga y'Imana, ariko wajya kureba imirimo y'Imana igaragaza icyubahiro twifitiye nk'abana bafitiye umubyeyi, igaragaza igitinyiro twifitiye nk'uko umugaragu akwiye gutinya shebuja, iyo mirimo ntayo, cyangwa ntabwo igwiriye mu bandi kazima, ntayihari. None se turi bande? None turi biki imbere y'Imana? C'est le problème. Twacunguriwe iki? Gukorera Imana ya umucunguzi wacu. None imirimo iri hehe? Kandi twabonye ko nta n'umwe afite excuse, kubera ko ntabwo uzavuga ngo jyewe ntabwo nari mfite ubutwari bwo kwizera. Hari imirimo yo kwizera ikeneye ubutwari, ikeneye na risque. Okay? Hari n'imirimo idakeneye ibyo, iva gusa ko Imana yubashye.
kandi Imana uyitinya. Iyo mirimo rero ikwiye kuboneka. Imana ishimwe. Kuba twaje hano uyu munsi wa gatatu, bamwe muri twe tugahera mu gitondo kugeza nimugoroba tuniyiriza, mwayumvise, ntabwo ibyo bisaba ubutwari. Ntibyadusabye ubutwari. Mwayumvise? Nuko mu mitima yacu, sibyo? Uyu munsi twawugeneye Imana, sibyo? Kugira ngo tuyumvire, tugaragaze ko tuyubashye, tugaragaze yuko dufite igitinyiro cyayo. Iyi ni imirimo ituruka mu mutima wubaha Imana. Twafata urugero rwa Korneliyo, ibyakozwe n'intumwa ibice 10 ureye ku murongo wa mbere ukamanuka. Korneliyo bavuze imirimo yamurangaga. Yarangwaga no gusenga Imana ubudasiba, akagira n'ubuntu ari byo gufasha abantu bari mu bukene, bafite ibibazo by'imibereho, akabafasha. Ibyo twabonye yuko nta risike birimo ngo byitwe imirimo yo kwizera, nta n'ubutware birimo, kubera yuko ni umugabo avugwaho ibintu bibiri byamurangaga. Amen. Haleluya. Amen. So turaza kubona ibintu bibiri byamurangaga, nibyo turangirizaho. Korneliyo, ibyakozwe n'intumwa ibice 10 murongo wa mbere wa kabiri. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Korneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Amen. Urabona mu kinyarwanda ngo umunyadini, uyu munsi bifite connotation négative. Ngo c'était un homme pieux et craignant Dieu. Piété, mwayumvise twabivuze kare? Piety mu cyongereza. Nuvuga ngo ni umuntu wubahaga Imana. Cyambere yubahaga Imana. Un homme pieux nubaha Imana. La piété ni ukubaha Imana. Noneho bikagaragara mu mirimo. Sibyo? Ngo yari umuntu ubahaga Imana. Ubunyedini mu buvaneho. Parce que la piété ntabwo ari ubunyedini, ni ukubaha Imana. Noneho bikagaragara mu mirimo. Amen. Imirimo yo kubaha Imana niyo bita les œuvres de piété, imirimo yo kubaha Imana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Niyo bita deeds that comes from piety, imirimo ituruka mu kubaha Imana. Icya kabiri n'iki cyamurangaga? Il craignait Dieu. Yatinyaga Imana. Amen. Hallelujah. Ngo n'urugo rwe rwose. Amen. Mu cyongereza bamwita, uriya Cornelius was a God-fearing man. God-fearing man. God-fearing. Umuntu afite igitinyiro cy'Imana. Yari afite the fear of the Lord. God-fearing man. We ni Cornelius. Hamwe n'urugo rwe rwose. Iyo bintu rero byamurangaga. Niyo mpamvu yakoze iriya mirimo. Yubahaga Imana. Piété. Était pieux. Amen. Kandi agatinya Imana. Ibyo iyo biri umutima w'umuntu bibyara imirimo. Ibi bintu mubyandike ibyo bibiri. Corneliyo yaranzwe n'ibintu bibiri. Mukarera avuga ngo yari umuntu yubahaga Imana kandi agatinya Imana. Ibyo nibyo byatumye akora iriya mirimo. Nimba rero iriya mirimo rero itaboneka uyu munsi nyinshi mu nzu y'Imana, ibyo bintu bibiri birabuze. Abantu bakwiye kubishaka. Bakwiye gusaka Imana ikabaha gutinya Imana no kuyubaha no gutinya Imana. Amen. Alléluia. La piété et la crainte
de Dieu. La piété et la crainte de Dieu. Amen. Rero uyu munsi dutanye iki? Gusengera iki? Kubaha Imana no gutinya Imana. Ibyo nibibyara imirimo ititwa imirimo yo kwizera, ikitwa imirimo yo kubaha Imana. Amen. Les œuvres de piété ziva ku bintu bibiri, cyangwa la piété et la crainte de Dieu. C'est bien. Amen. Ni ukuvuga ngo imitima yacu tukwiye kuba dufite kubaha Imana nk'umubyeyi, nka data. Hakaba harimo n'iki? No kwitinya nka databuja. Kuko n'Imana ubwayo yabibajije muri Malaki ngo ibyo bintu uko mu bingomba ko ntabibona. Twasomye muri Malaki ngo nimba umwana akwiye kubaha se, ngo ugiye mukanyita data, kunyuba biri. Ngo nimba umugaragu akwiye gutinya shebuja, kandi jyewe ndi shobuja, igitinyo cyanjye kirihe? N'Imana ibibaza muri Malaki. None uyu munsi rero, itoro y'uno munsi rikwiye kwiremeta en question, rikwiye kwikwestioninga. Amen. Rikwiye kwibaza ibi bintu Imana iravuga uyu munsi, naho ubundi tudepoze hasi izina twitirira ry'ubukristo. Kuko abakristo, amen, babyiswe hari Antiokia, babyitwa n'abatari abakristo, babyitwa nabo hanze y'itorero. Amen. Kuko mbere bitwaga abigishwa ba Kristo. Isi babonye ati bari abantu n'abakristo, uvuga ngo n'abakristo nabe, kuko ubabonye asa n'ubonye Kristo. None rero nimba ibi bintu Imana yatubwira uyu munsi tutashatse kubishaka ngo tubigenderemo bitugaragareho, nidufate icyemezo cyo gutongera kwitwa abakristo, kuko birahabanye n'iryo zina. Okay? Ahubwo twitwe icyo twitwa isi twita, ariko tureke kwitwa abakristo. Kuko ntabwo ari Yesu wavuze ngo muri abakristo, yavuze ngo muri abigishwa banjye. Isi rero yita abigishwa ba Yesu ngo n'abakristo. Antiokia, nushaka kubimenya, ubwa mbere abantu bizeye Yesu, abigishwa ba Yesu, bahawe izina ry'abakristo, batabihawe na nyir'ubwite, babihawe n'isi. Mu byakozwe n'intumwa 11:26. Aho niho iryo zina uyu munsi witirwa aho ryavuye. Ribasomere. Manishimwe. Mais on n'invente rien. Turavuga ijambo ry'Imana. Amubonye amujyana muri Antiokia. 11:26. Byakozwe n'intumwa. Bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero. N'abatwara Sawuli, sibyo? Bamarayo umwaka wose baterana n'abitorero, bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiokia niho abigishwa batangiriye kwitwa ba Kristo. Amen. Voilà. None kuki witwa mu Kristo wowe? Kuye mpamvu bishingiye kuki? Sobanura. Kuki witwa mu Kristo? Ninde wabikwise? Kuye mpamvu? Context. Abigishwa ba Yesu biswe abakristo, twamaze kuyumva, ni muri Antiokia, mu itoro rya Antiokia. Antiokia y'abanyamahanga, mbere bitwaga abigishwa. None isi irabareba ati bari n'abakristo nabe, kuko wabareba asa n'ubona Kristo. None ukwera kwa Kristo turakubona muri bo. Haleluya. Gukiranuka kwa Kristo turakubona muri bo. Imikorere ya Kristo turabona muri bo. Imbaraga za Kristo turazibona muri bo. Aba ni abakristo. None wowe uri umukristo koma? Kabuki, uri umukristo gute? Wabihawe nande? Nimba udashaka kwisubiraho kugira ngo ushake umutima wo kubaha Imana no gutinya Imana, depose son nom. Shira hasi iryo zina. Witwe ibyo ushaka bindi, ariko ntiwitwe umukristo. Kuko iryo zina rifite ingaruka ku muntu azaryitirira kandi atabikwiriye. Hari umunsi azabiryozwa. Amen. Haleluya.
Haleluya. Murazi ko amategeko ahana umuntu yitirira icyo atari. Amategeko aramuhana, sibyo? Amen. Agir sous une fausse identité, ukidentité ariyo, amazina atariyo, ukajya gukora ibintu bijyanye n'ayo mazina, amategeko araguhana. Igitabo mpanabyaha kirimo ingingo zihana umuntu yitira icyo atari. Ibyo n'amategeko y'isi. Imana rero arahambaye. Niwitirira ubukristo kandi utabikwiriye uzahanwa igihe nikigera. Bitinde bitebuke. Rero inama nakugira mbere yuko nsoza nuko wabanza gusuzuma iryo zina witirirwa ubukristo nimba koko uri umukristo, kuko namaze kukujyana muri contexte iryo zina ryajemo. None wowe se koko usoma Kristo ko yari ameze mu ijambo rye akareba ubuzima bwawe yavuga ko uri umukristo? Uri uwe? Bariya ba mbere baranzwe n'ibya bintu bibiri, baranzwe no kubaha Imana no kwitinya. None wewe yukurangana ibiki? Donc cesse d'utiliser son nom, cesse de porter son nom. Reka kutwara iryo zina, witwe ibindi ushaka kwitwa, ariko ntiwitwe umukristo, kuko uzabibazwa. Kandi idini ryawe ntiza kurengera, kuko abantu bashutswe n'idini ngo kubera ko babatijwe bagakomezwa ngo babe abakristo, cyangwa bakaba batwaye ishapure, uzabiryozwa. Cyangwa akaba aririmba, akaba ngo avuga ubutumwa, akaba ibiki, cyangwa yarabatijwe mu mazi menshi. Ibyo byose ntabwo ari byo bitwa ubukristo. Mukristo ni umuntu agenda nka Kristo, avuga nka Kristo, akora imirimo nk'iya Kristo, arangwa no gukiranuka kwa Kristo, arangwa no kwera kwa Kristo mu ngeso ze zose. Uwo niwe mukristo. Bitari ibyo, wowe muko amategeko y'isi ahana abantu biyitirira ibyo batari, bakoresha amazina atariyo, bayibise bakajisa sous une fausse identité, abo barahanwa n'amategeko mpana byaha code penal. Rero n'Imana igihe nikigera izahana abo bose batwaye izina rya Kristo bakita ba Kristo kandi atari ibyo. Tsenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo turaje imbere y'Umwami dusaba kugira ngo tugire imbabazi aho hose Mwami tutaranzwe n'imirimo yo kubaha Imana, tutaranzwe n'imirimo yo gutinya Imana. Uyu munsi uzane impinduka mu itorero ryawe, vugurure imitima y'abantu, vugurure ubuzima bw'amatorero, kugira ngo ubukristo nibwongere kuba idini gusa cyangwa amazina, ariko ubukristo bube imitima yahindutse, imitima yatashwemo n'umwuka wo kubaha Imana n'umwuka wo gutinya Imana, kugira ngo ibyo bibiri bigaragare mu mirimo yacu iranga ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mu izina rya Yesu Kristo ureme muri twebwe umugoroba umutima mushya, turememo umwuka mushya, kandi tugendere mu bushake bwawe, turangwe n'ibyo bintu bibiri byatakaye mu bantu benshi mu itorero ryo mu gihe cy'iherezo: umutima wo kubaha Imana muri Kristo Yesu n'umutima wo gutinya Imana. Mu izina rya Yesu, amen.